Ngiye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi. Ikiganiro cy'uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga uburyo wafasha umwana wawe ukamurinda kugira ikibazo cyo kwituma impatwe cyangwa se ibyo bita constipation mu rurimi rw'Igifaransa. Tugiye kurebera hamwe zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umwana w'uruhinja uri munsi y'amezi 6 ashobora kugira iki kibazo cyo kwituma impatwe kandi ubundi bitakagombye kuba bibaho. Tuzi neza yuko ibyo kurya by'umwana ari amashereka. Umwana ukimara kuvuka kugeza agejeje amezi 6, nyuma y'amezi 6 agatangira gufata imfashabere. Ariko ababyeyi benshi bajya bambaza impamvu abana babo bagira constipation cyangwa se kwituma impatwe. Ugasanga umwana arengeje iminsi 2 cyangwa iminsi 3 atituma, ndetse wajya kureba ugasanga nugiye kwituma arikanira cyane, arababara cyangwa se arituma umwanda ukomeye kandi bitakagombye kubaho. Muri iki kiganiro rero tugiye gusesengura zimwe mu mpamvu zituma aba bana b'impinja bashobora kugira iki kibazo cyo mu mara kandi batakabaye bakigira. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe zimwe mu mpamvu zituma abana bananirwa kwituma kandi n'abashoboye kwituma ugasanga bibababaza, ndetse rimwe na rimwe umwanda wabo ukaza urimo amaraso. Abashakashatsi batandukanye bavuze yuko umwana w'uruhinja iyo yagize ikibazo cyo kwituma impatwe hari ibintu by'ingenzi bikwiye kwitabwaho. Icya mbere ni ukumenya niba uyu mwana nta bibazo by'uburwayi yavukanye, ibyo bita za malformation congénitale. Hari igihe mu iremwa ry'umwana cyangwa se mu gukura kwe ashobora kugira ingingo ze zidakura neza cyangwa se zigakurana ibibazo runaka. Ibyo bikazatuma umwana ashobora kugira ikibazo cyo kwituma nabi cyangwa se bikamunanira. Ikindi cyagaragaye ni ibyo kurya. Ese umwana wamaze kuvuka arya iki gituma ashobora kwituma neza cyangwa se bikamugora? Reka rero dusesengure zimwe mu mpamvu zishobora gutuma uyu mwana agira ibibazo byo kutituma kandi bitakabaye bibaho. Icyo abashakashatsi batandukanye bavuze nuko kimwe mu bibazo bishobora kubaho ari uko umwana ashobora kuba yaravutse afite nk'ikibazo mu mikorere y'ubwonko, icyo twita nerve sensitive zikaba zidakora cyangwa se imyakura. Ibyo bikaba byatuma umwana atituma bitewe nuko iyo myakura yiwe ibe idakora neza. Ikindi abashakashatsi bavuze nuko uyu mwana ashobora kuvuka afite ubusembwa mu rwungano ngogozi, aho inzira y'ibiryo iba itarafungutse, aho umwana agomba kwitumira hakaba hafunze. Ibi rero ni ibintu bigomba gusuzumwa mbere y'uko umwana asohoka mu bitaro. Niyo mpamvu akenshi babaza umubyeyi niba umwana yitumye mu munsi umwe wo kuvuka cyangwa se mu minsi 2 nyuma yo kuvuka. Ikindi abashakashatsi bagaragaje nuko uyu mwana ashobora kuvukana ibibazo byo mu mara, akavuka mu buryo bw'imikorere y'amara ye bitagenda neza, noneho umwanda wagera mu mara ukaba udashobora gusohoka byoroshye. Bishobora kugaragara ko uwo mwana aba arwaye imvubura ya tiroyide. Iyi mvubura ya tiroyide ikaba ari imvubura itanga imisemburo itandukanye mu buzima bwa muntu, ndetse imisemburo rwose iba ikenewe kugira ngo ubuzima bushobore kugenda neza. Ikindi ni uko uyu mwana ashobora kuba afite ikibazo cyuko ibyarya bitameze neza cyangwa se ibyo kurya bye bitagenda neza. Reka dusesengure bimwe mu mpamvu zishobora guturuka ku biryo byatuma uyu mwana atituma neza. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko umwana wamaze kuvuka agahabwa amashereka biba bigoye ko yagira ikibazo cya constipation, ariko bishobora kubaho mu gihe mama w'uyu mwana arya ibyo kurya bitarimo imboga nyinshi cyangwa se imbuto nyinshi, bityo ngo amashereka y'uyu mubyeyi ashobora kuba amashereka meza yujuje ubuziranenge kugira ngo ashobore kunyura mu mara y'umwana. Ahangaha icyo twavuga nuko umwana ukimara kuvuka ingingo ze zose ziba zikiri ntoya, ntabwo rwose aba afite ingingo zikomeye cyangwa se zikuze ku rwego zishobora guhangana n'ibyo kurya bivuye ahandi. Niyo mpamvu urwungano ngogozi rw'umwana ruba rukwiye kwitabwaho cyane, ndetse akarindwa kuba hari ikindi kintu yahabwa mbere y'amezi 6 kitari amashereka. Ariko iyo byabaye ngombwa ko uyu mwana avangirwa, byanze bikunze mu mara y'uyu mwana hazamo ikibazo, kubera ko amara ye aba ari kwakira ibintu bitakabaye biyanyuramo. Ugasanga rero rimwe na rimwe biba byabaye ingorane zituma uyu mwana ananirwa kwituma. Ahangaha twavuga yuko iyo uyu mubyeyi
ashoboye kurya indyo nziza yuzuye, indyo irimo imboga nyinshi n'imbuto, akanywa amazi ahagije, aba ari kurinda uyu mwana we ikibazo cya constipation. Ariko iyo byabaye ngombwa ko umwana ahabwa imfashabere hakiri kare, nko mbere y'amezi 6 agatangira kunywa amata, yaba amata y'inka asanzwe cyangwa se amata yo mu bikombe, bijya bigaragara ko constipation iza kuba ikibazo gikomeye cyane ku buzima bw'uyu mwana. Ahangaha hakaba havugwa ko niba ugiye guha umwana wawe aya mata, uba ukwiye kwita cyane uburyo uyafungura. Niba ari amata yo mu bikombe, ukwiye gusoma cyane ku bikombe, ukamenya icyo ukwiriye guha umwana wawe, ndetse n'urugero rw'amata ukwiriye kumuha n'amazi akwiriye kujyamo. Yaba ahabwa aya mata y'inka zisanzwe, nabwo mukamenya ko mu gihe mugiye kuyateka mugomba kongeramo amazi kugira ngo byibuze aya mata yorohe, noneho umwana aze kuyanywa kandi aze no kwituma bitagoranye. Reka ngaruke mu kanya mvuga bimwe mu bimenyetso umubyeyi akwiriye kwitaho cyane kugira ngo ashobore kumenya ko umwana we afite ikibazo cyo kutituma neza. Reka turebere hamwe ibimenyetso umubyeyi yagenzura ku mwana we akamenya ko umwana afite ikibazo cyo kutituma neza. Icya mbere ni uko umwana ashobora kumara hagati y'iminsi 2 n'3 cyangwa se kugeza kuri 5 umwana atituma. Ahangaha ababyeyi bankurikiye basobanukirwe neza yuko iyo umwana amaze iminsi 3 cyangwa se iminsi 4 atituma, ariko yajya kwituma akituma umwanda woroshye kandi bitamuruhije cyangwa se bitamubabaje, icyo gihe ntabwo tuvuga ko umwana afite ikibazo cyo kwituma impatwe, ahubwo biba biterwa n'uko hari igihe umubiri we ukoresha ya mashereka yose umwana aba yonse, noneho ntihagire amadeshe aboneka cyangwa se ntihagire umwanda uboneka ngo uze gusohoka, cyangwa se bikaba byanaterwa n'uko uyu mwana aba ari konka amashereka adahagije. Ibyo byose umubyeyi aba akwiye kubyitaho. Gusa tuvuga icyerekeranye no kwituma impatwe ku mwana w'uruhinja, icyitabwaho ni uko umwanda we umeze, niba usohoka woroshye cyangwa se ukomeye. Ikindi twitaho kureba ni uburyo uyu mwana ari kwituma. Ese arikanira cyane? Ese iyo yituma arababara akugeza no ku rwego arira? Ibyo ngibyo iyo umubyeyi abibonye aba akwiye kumenya ko umwana we yatangiye kugira ikibazo cyo kwituma nabi cyangwa se yatangiye kugira constipation. Ikindi ni uko ujya kubona ukabona inda y'umwana yabyimbye, hahandi umubyeyi yakoze ku nda y'umwana yumva iyi nda itoroshye. Iyo rero inda y'umwana yabyimbye wakora ukumva ikomeye cyane, nacyo kiba ari ikimenyetso cy'uko mu mara y'umwana harimo ikibazo, harimo imyanda yagumyemo yananiwe gusohoka. Ikindi ni uko iyo uyu mubyeyi afite uyu mwana wananiwe kwituma, aba agomba kureba niba mu gihe umwana ashaka kwituma uruhu rwo mu maso rwe ruhinduka umutuku. Iyo uruhu rwo mu maso y'umwana ruhinduka umutuku, biba bivuze ko umwana ari gukoresha imbaraga zikomeye cyane, ndetse izo mbaraga ari gukoresha ziri gutuma amaraso ye yiruka cyane mu mubiri, ugasanga umubiri we wose wamaze guhinduka umutuku nk'aho amaraso ashaka kuza inyuma y'uruhu. Ibi bigaragariza umubyeyi yuko uyu mwana ari kwikanira bikabije, ndetse kwituma byabaye ikibazo gikomeye. Icyo gihe rero icyo umubyeyi tumubwira ni ukureba noneho niba umwana agerageje kwikanira akituma, mu gihe yaba arangije witegereza mu mwanda niba nta maraso yajemo. Iyo uyu mwanda w'umwana watangiye kuzamo amaraso, biba bivuze ko aho uyu mwanda waciye wakomerekeje udutsi duto cyane tuba aho umwanda usohokera. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu bishobora gutuma umwana agira ububabare bukabije, ndetse akarira akananirwa no guceceka. Ibi byose rero iyo umubyeyi abibonye ku mwana, tumugira inama yo kwihutira kugana umuganga ukurikirana umwana we. Iyo ari umuganga w'umupediatre ushobora kumuhamagara mukavugana, cyangwa se ukamushyira umwana ku bitaro yaba akoreraho. Iyo rero nta muganga usanzwe ukurikirana umwana wawe ufite, ugirwa inama yo kwihutira kugera ku ivuriro rikwegereye kugira ngo bashobore kugufasha, kuko hari igihe biba biza gukomerera uyu mwana mu gihe yatangiye kugira ububabare bukabije cyane buturuka kuri twa dutsi duto cyane two mu kibuno twaturitse. Hari igihe ashobora kurira ntiyemere guceceka kuko abababara. Abakeneye rero kubona imiti imugabanyiriza ububabare, kandi agahabwa n'imiti yatuma yituma bitagoranye cyane. N'umubyeyi agahabwa inama y'icyo yakora kugira ngo umwana we ashobore kwituma mu buryo busanzwe. Ikindi ni uko hari ibimenyetso umubyeyi ashobora kubona bigatuma mu gihe akiri kwa muganga abanza gusuzumisha umwana we neza. Ibi ni ibimenyetso nko kuba umwana nyuma yo kuvuka ashobora kumara umunsi wose atigeze yituma, cyangwa se akamara iminsi 2.
Niba uri umubyeyi umurikiye ukabona umwana wawe amaze iki gihe atituma, ni byiza ko ubibwira abaganga bagasuzuma niba aho umwana agomba kwitumira koko harafungutse nk'uko biba bikwiriye. Ikindi bagasuzuma niba uyu mwana nta bundi busembwa yavukanye mbere yo kuva kwa muganga, noneho bakamuguha umwana ameze neza kandi ari muzima. Ikindi ababyeyi bagirwaho inama ni ukureba niba umwana adatakaza ibiro, kuko umwana utituma hari igihe ikintu cyose yonse, amashereka ayo ari yo yose yonse arayaruka. Uzasanga abana benshi baruka inshuro nyinshi cyane, ikintu cyose yashyize mu nda kikagaruka. Icyo gihe bisobanuye yuko ya nzira ye y'ibyo kurya ifitemo akabazo. Ni byiza rero yuko uyu mwana asubira mu maboko y'abaganga, bakongera bagasuzuma neza urwungano ngogozi rw'umwana, bakareba niba nta ngorane irurimo, bityo bakaba bavura umwana hakiri kare. Rero umubyeyi umurikiye ufite ikibazo cy'uko umwana we atituma neza, ibi bimenyetso ukwiye kwiga kubigenzura kugira ngo umenye hakiri kare uburyo ukwiriye gufasha umwana wawe. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe, ese mbere y'uko uyu mubyeyi ajya kwa muganga yakora iki kugira ngo afashe umwana we arebe ko yakwituma neza bitagoranye. Reka ngaruke mu kanya tubirebere hamwe. Reka turebere hamwe ibyo umubyeyi yakora kugira ngo afashe umwana we wananiwe kwituma kugira ngo ashobore kwituma neza. Icya mbere, umubyeyi akwiye kubanza akamenya impamvu. Wowe mubyeyi urakeka iki? Ni iki utekereza gishobora kuba gituma umwana wawe atituma neza? Icya mbere ugomba kubanza kureba, ese umwana wawe aronka gusa? Niba umwana wawe yonka gusa, amashereka yakabaye atambuka rwose mu mara y'umwana nta kibazo kirimo. Ariko icyo ukwiriye gukora nk'umubyeyi ni ukureba ibyo kurya urya. Nk'ababyeyi bakunda kurya umuceri, bakunda kurya kawunga, bakunda kurya imigati, aba bakunda kugira amashereka aremereye anyura mu mara y'umwana agoranye. Cyane cyane iyo ibi biryo babikoresha kandi ntibanywe amazi ahagije. Niyo mpamvu rero wowe mubyeyi ufite umwana ufite ikibazo cyo kutituma neza, ukwiriye kubanza ugasuzuma ibyo kurya wowe urya. Ni byiza ko ugabanya umuceri, ukagabanya kawunga, ukagabanya imigati, noneho ukarya ibyo kurya birimo imboga nyinshi n'imbuto. Warangiza ukanywa amazi ku rugero rukwiriye. Ahangaha mbwire ababyeyi bankurikiye ko nyuma yo kubyara ntabwo umubyeyi abujijwe kunywa amazi. Hari aho usanga umubyeyi rwose amara icyumweru 2, 3 anywa igikoma, anywa ibindi bintu ariko adashobora kunywa amazi. Aba rero bagira ikibazo cyo kugira ya mashereka aremereye ajya kunyura mu mara y'umwana akagorana. Ni byiza ko unywa amazi ahagije hagati ya litiro 2 n'3, warangiza kandi ukarya imbuto nyinshi n'imboga nyinshi kugira ngo ibyo kurya byawe bize gutambuka mu mara yawe ndetse bihinduka amashereka meza atuma n'umwana mu gihe azaba yayonse nawe azituma mu buryo bwiza butagoye. Hari umubyeyi wigeze kumbaza ati, ko njyewe ntafite constipation, ni gute umwana wanjye agira constipation? Ibyo rwose birashoboka cyane, kubera ko amara yawe wowe nk'umubyeyi ni amara y'umuntu mukuru afite ubushobozi bwo guhangana n'ibyo kurya byawe ndetse n'ibyo waba wariye byose, akaba imyanda yatambukamo bitagoranye. Ariko bitandukanye n'amara y'umwana. Ntibisobanuye ko niba udafite constipation umwana atayigira. Ahubwo icyo uba ukwiye kwitaho ni ukumenya iyo ngano y'amazi unywa, izo mbuto n'imboga wariye, bikagufasha kugira ngo umwana wawe yonke amashereka meza atunganye. Niba rero uri umubyeyi ufite umwana ufite constipation, ikindi ukwiye kwitaho ni ukumenya niba yonka amashereka ariko agahabwa n'amata. Niba waravangiye umwana, inama ugirwa nuko mbere yo guha umwana amata uba ukwiye kubanza kumwonsa. Hari igihe usanga ababyeyi babanza gutanga amata bakonsa abana nyuma. Ibi ntabwo ari byo. Ukwiye kubanza gutanga amashereka, kubera ko aya mashereka aba afite ubushobozi bwiza bwo gutambuka mu mara y'umwana atagoranye, noneho ya mata nayo akazaho nyuma. Ikindi inama ugirwa ni ukumenya uburyo ufungura ya mata y'ifu. Ni byiza ko ukurikiza amabwiriza yanditse ku gikombe bitewe n'uko umwana wawe angana. Mbibutse ko iki kiganiro kiri kwibanda ku mwana uri munsi y'amezi 6, ni wa wundi utaratangira gufata imfashabere. Rero icyo gihe niba umuha amata, ureba amata ajyanye n'amezi umwana afite, warangiza ukareba amategeko bashyizeho y'uburyo aya mata akwiye gufungurwa, mukayubahiriza neza kugira ngo ataza guteza ibibazo mu mara y'umwana. Ikindi ukwiye guhitamo ubwoko bw'amata uha umwana. Amata wahisemo bitewe n'uruganda ruyakora wishimiye, ayo mata ukwiye kuyaha umwana kandi ntuvange amata y'inganda zitandukanye. Iyo habayeho kuvangavanga amata y'inganda zitandukanye,
kubera ko consistency y'aya mata cyangwa se imimerere y'aya mata aba atandukanye bitewe n'uruganda rwayakoze, bituma n'ubundi aza kuremerera umwana mu mara, noneho umwana ntiyitume neza. Ikindi umubyeyi agirwaho inama ni ukureba niba uyu mwana ashobora kwituma neza umaze gukora ibyo byose, ariko iyo bigoranye iyindi nama ugirwa, ufata wa mwana wawe ukamushyira mu mazi ashyushye, nabyita nka bain de siège ariko ku mwana. Uyu mwana rero ugiye gushyirwa mu mazi agomba kuba ari amazi ashyushye ariko ari amazi atamutwika, ku buryo igice cy'inda cyose, inda yose ijya muri ya mazi mwibase. Noneho iyo iyi nda igiye muri ya mazi, buriya bushyuhe bwariya mazi bushobora gutuma icyo twita mouvement statique cyangwa se imikorere y'amara yongera gukora neza, noneho ya myanda iri mu mara ikaba yashobora gusohoka. Ahangaha ndabwira ababyeyi bankurikiye yuko ari byiza ko umenya ubushyuhe bw'aya mazi kugira ngo butaza gutwika uruhu rw'umwana, kubera ko uruhu rw'umwana ruba rworoshye. Uyu mwana rero ashobora kumara muri aya mazi hagati y'iminota 5 na 15, kandi iyo aya mazi yamaze guhora ni byiza ko umwana umukuramo. Ibi ngibi rero umubyeyi ashobora kubikora 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba, mu gihe ubona ko umwana wawe afite ikibazo cyo kwituma nabi, umwanda udatambuka neza. Iyindi nama igirwa uyu mubyeyi nuko ushobora gufata umwana wawe ukamuryamisha ku gitanda ahantu heza hakomeye, kandi ukamuryamisha mu cyumba gifunze kitinjiramo umuyaga, noneho ugakora massage y'inda. Iyi massage uyikora uzunguruka, uhera ku mukondo w'umwana ukagenda ukora massage, ukora uruziga kuza kugeza igihe urangirije uruziga rw'inda rwose. Iyi massage rero iyo uyikora usa nkaho uri gusitimira yamara y'umwana kugira ngo ibiri muri yamara bishobore kuza gusohoka. Wenda natanga nk'urugero, niba uyu nguyu ari umwana, umukondo w'umwana ukaba uri hano, iyo ugiye gukora iyi massage ushobora gukoresha izo ntoki zawe ukagenda uzunguruka ku ruhande rw'umukondo w'umwana ukora uruziga. Iyi massage kandi igomba kuba ari massage y'umubyeyi udafite inzara, kubera ko iyo uri gukoresha inzara ushobora kwangiza uruhu rw'umwana wawe. Ni byiza ko ubanza gukata inzara zawe zikaba ngufi, noneho warangiza ukajya ukora iyi massage ku nda y'umwana. Iyi massage nayo ushobora kuyikora 2 ku munsi cyangwa 3, byaterwa nuko ubona umwana ameze. Ibi rero nabyo bishobora gutuma amara y'umwana akora neza, noneho wa mwanda ukaza gusohoka bitagoranye. Ahangaha rero ndagira ngo mbwire abadukurikiye yuko kuba umwana atituma cyaba ikibazo gikomeye cyane, kuko uyu mwanda iyo udasohoka bishobora guteza izindi ngorane, inzungano zose z'umubiri w'umwana zikaba zakwangirika, bitewe nuko mu maraso ye hashobora kwiyakimiramo cyangwa hashobora kuzamo uruhurirane rw'imyanda, kandi n'umwuka mubi ukaba wasubira inyuma ukajya kwangiza mu mara. Ni byiza rero yuko dufasha uyu mwana ibishoboka byose kugira ngo ashobore kwituma uriya mwanda usohoke. Ahangaha iyo umubyeyi akoze ibi ngibi akabona rwose umwana we atituma, agomba kumugeza mu maboko y'abaganga vuba bishoboka kugira ngo barebere hamwe ikibazo uyu mwana yaba afite, niba ari uburwayi uyu mwana avurwe. Tumaze kuvuga rero ibyerekeranye n'uburyo umubyeyi yavura umwana we constipation cyangwa kwituma impatwe, reka nsubize n'ikibazo ababyeyi benshi bagiye bambaza ku byerekeranye n'umwanda n'ibara ry'umwanda w'umwana. Ahangaha ndabwira abankurikiye yuko umwana ukimara kuvuka, nyuma y'iminota mike cyane akimara kuvuka, ashobora kwituma umwanda usa n'ibara ry'icyatsi, riba ari icyatsi kijimye kandi ari umwanda ukweduka cyane umeze nka elastique. Iri rero ni ryo bara ry'umwanda w'umwana ukimara kuvuka nyuma y'iminota mike cyane akimara kugera ku isi. Iyo rero umwana yatangiye konka, amashereka atangira kwituma umwanda usa n'umuhondo, wenda twavuga nk'umuhondo w'igi. Uriya mwanda rero usa n'ibara ry'umuhondo ni umwanda uba ugaragaza ko umwana yonka amashereka gusa, nta kindi kintu avangirwa. Uko rero iminsi igenda ihita, ibara ry'umwanda w'umwana rishobora kugenda rihinduka bitewe nanone n'uko mama we arya. Hari igihe umwanda ushobora guhinduka bitewe n'ibyo kurya umubyeyi yariye, ibyo ngibyo nta kibazo biba biteje. Abana rero banywa amata bakanonka nabo bagira irindi bara ry'umwanda riba ritandukanye. Ahangaha ku ibara ry'umwanda w'umwana
ntekereza ko ababyeyi badakwiye kurigiraho impungenge zikomeye cyane, ahubwo igishobora gutera impungenge ni igihe wa mwanda wasohotse ariko uvanze n'amaraso. Biba bisobanuye yuko uyu mwanda uvanze n'amaraso ugaragaza ko hari imitsi yaturitse mu nzira yo kwituma y'umwana. Iyo mitsi yaturitse rero ishobora nayo kuza guteza ibindi bibazo, cyane cyane ko biba bibabaza umwana akaba yarira amasaha menshi kandi bikaba byamutera uburibwe bukabije. Ahangaha akaba ari ngombwa ko umwana agomba kwakira ya miti imugabanyiriza ububabare. Hari n'igihe umwana ashobora konka bwa bubabare bugashira ugasanga abaye amahoro, ariko niba no ku yindi nshuro umwana yongeye kwituma wa mwanda ugasohokana n'amaraso, ni byiza ko uyu mubyeyi ajyana umwana kwa muganga kugira ngo abaganga bamufashe. Mu bundi buryo rero busanzwe, umwana urengeje amezi 6 watangiye gufata imfashabere ashobora kugira umwanda usa n'ibyo kurya nawe ubwe yaba yariye. Reka ndangize iki kiganiro ngushimira wowe mubyeyi twabanye, kandi nizeye ko ugiye gufasha umwana wawe kugira ngo umurinde kugira ikibazo cyo kwituma impatwe cyangwa se constipation. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye uhora ubona ibiganiro bizakurikiraho kuri iyi channel ya Karame Mubyeyi. Ikindi ni uko watwandikira ukaduha comment ukatubwira ko ibi biganiro bigufasha, cyangwa se wowe ufite ikibazo nacyo ukagitwandikira tukazakigusubiza mu biganiro by'ubutaha. Wakora share ukasangiza inshuti zawe ibi biganiro kugira ngo dufatanyirize hamwe twese kuramira ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Murakoze cyane. Naho mu kiganiro cy'ubutaha nzagaruka mvuga noneho ingorane zishobora gutera constipation ku mwana uri hejuru y'amezi 6 n'uburyo yafashwa mu gihe yatangiye gufata imfashabere. Murakoze cyane. Naho ubutaha.